mu 1984 nge sinari nanakavutse. Hari umwuka bakoherereje uhora ukigendaho. Hari umugore ndi kureba wakankubwiye papa, yego, uwo murozi, ishyiraho mikrofone abinyuma muri muramumva. Uwo murozi wafatiriye ubuzima bwawe yavuze ko uzapfa nta mugore numwe utunze ngo mugirana amahoro. Uko byari bimeze. Ndabona igihe washakaga umugore wa mbere, yego, yaje gupfa, apfa mu bintu udatekereza papa, bitunguranye. Amaze gupfa wagize igikomere hashiramo imyaka 2, yego, ubona utazaba muri ubwo buzima bwa wenyine. Niko bimeze. Uravuga ngo reka nshaka undi mugore. Yego. Waje gushaka undi mugore wa kabiri. Nibyo. Umaze kumushaka igihe yari atwite, ndabona baramuroze apfira kunda. Niko byagenze. Niko byagenze. Ntabwo byarekeye aho ngaho. Waje gushaka uwa gatatu, none nawe barashaka kumugutwara. Cyane rwose. Imana iravuze ngo ntabwo bazamutwara. Arinzwe n'amaboko y'Uwiteka. Tera haleluya. Haleluya, haleluya. Rega twahaye Yesu icyubahiro. Murakoze cyane rwose. Icara aho ngaho nawe ngiye kugusengera. Ndashaka kugukorera deliverance. Ako uzi kugira ngo umuntu akoroge umugore wese uzashaka azapfa. Numva atari kibazo. Ndabona ufite ibikomere byuzuye umutima wawe. Waturutse he? Muhereza microphone. Waturutse mu karere ka Ngororero. Waturutse Ngororero? Murenge wa Matyazo. Ngusengera Imana igutabare. Cyane rwose. Ndabona abarozi bakumereye nabi papa. Cyane rwose. Bino ngusengera Imana. Shelemomo siyamama setelebo siyabo. Rebobo kotelebo siyama. Ziramama telebo. Tuzamurira Imana icyubahiro. Hallelujah. Papa, wino nkubwire. Fata mikrofone. Vuga ngo uyu munsi ngiye kubohoka. Umunsi ngiye kubohoka. Wa murozi weva ku buzima bwanjye. Rwose Imana irabikoze. Vuga ngo wa murozi weva ku buzima bwanjye. Wa murozi weva ku buzima bwanjye. Iyo umuntu atinze mu butayu aranduranye. Yego. Murakoze. Ndimo kwitegereza mu rugi wawe. Cyane rwose naziye nirangamano yo. To piste force. Ngiye gukuntu mpanurira umuntu. Wirinda kugira ibyo uvuga nka guha amakuru y'ijuru. Yego urakoze. Imana waje gusenga si ngombwa ko nsobanurira. Yesu arimo arakureba. Cyane rwose. Uratuje nkubwire impamvu intambara ziri wawe. Ndatuje. Ndatuje. Ndabona umupfumu arari wawe acanye umuriro afite akabindi. Uyu mupfumu urari wawe iyo bigeze saa 6 za nijoro umugore wawe haza ikintu kimeze nk'umuriro nk'itanura akababwira ko ari gusha ariko mwebwe mwamukoraho mukabibura. Urakoze urakoze. Haleluya, 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 haleluya rwose. Niko bimeze, niko bimeze. Niko bimeze rwose. Agashya. Reka mbabwire, niba mushaka ko Imana ibagirira neza, Imana yambwiye ngo nimubanze mukizwe mukorera Imana. Bwana asifiwe. Murabyumva mwabaririmbyi mwe? Uzaririmba ujya mu kabari kwa heri, Imana izakureka umunsi umwe izagusekura. Imana ikeneye abantu bayikorera mu buryo bwo mu mwuka. Ntikeneye abantu bayikorera bayijyajya. Iyo ukoreye Imana uyibesha nayo irakubesha. Muranyumva neza? Bwira umuntu muri kuba ngo Imana ikeneye ko wera imbuto zikwiriye abihanye. Mubwire ngo genda wera imbuto zikwiriye abihanye Imana igutabara. Haleluya. Ubushize narababwiye ngo nuza nkagusengera 2 3 Imana imbwira ko uri umusambanyi utabireka nzagusohora sinzongera gusengana nawe. Uzabanza ugenda usambane nubihaga uzaze ngusengera. Bwira umuntu muri kuba ngo zinuka icyaha nta cyiza cyacyo. Uyu Yesu twakurikiye ntabwo asuzuguritse. Ngewe nabonye Imana ndi imfubyi, nyibona ndi mu buzima ntafite uwo mpamagara n'umwe.
Imana imbere, Imana irambwira ngo humura nzabana nawe. Niyahuye inshuro zirenga 6 urupfu ruranyanga. Imana irambwira ngo hari icyo nzagukoresha. Haleluya. 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 Nari mfite mama umuyobozi wanjye arabizi gitifu, isi twikaraga hejuru ariko nkabana ijambo ry'Imana. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo tunga Yesu naho ibindi byose bizagushira. Haleluya. 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 Bayeho mu buzima bubi, ntafite pfo na ruguru, mbona ubuzima bwaranze. Twajya gusenga Imana, niba ari ikintu kiryoha no gutunga ijwi riruta andi majwi yose. Twajya gusenga Imana, Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzabana nawe. Haleluya. Kambwira ngo nzakugira umuntu ukomeye mu muryango. Haleluya. Je mbabwira gitifu n'umugabo wo kubihamya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Ntabwo byakozwe n'amashuri, amashuri ndayafite ariko si byakozwe n'amashuri. Ntabyo byakozwe n'imiryango y'iwacu dufite abakomeye ariko abo bose bari baranjugunye ngo isi nyatake. Ariko Yesu andeba n'amaso y'imbabazi aravuga ngo mwana wanjye, nubwo isi yakwibagiwe ndacyari kumwe nawe, ndacyagukunda nawe. Yesu aracyagukunda. Nubwo abantu bose bakureka uzagumane na Yesu. Bwira uwo muntu ngo abantu bose bazakuvaho ariko tunga Yesu wenyine. Tunga Yesu. Tunga Yesu. Ndora, tunga Yesu. Bantu bazagenda ariko Yesu azazana abantu. Dufite abantu badukunda turi mu bihe byiza, twagera mu bihe bibi byose bakatwirengagiza. Papa, dufite abantu badufana ari ukuri muzima ugenda, wagera muri iryo gare bose bakagenda. Murabyumva? Aba bakomera amashyi y'umunsi, isi nibahinduka bazabatera amabuye. Mwishingikirize kuri Yesu. Abakomeye amashyi Dawidi amaze kwica Goliyati nibo bamuteye amabuye, Sawuli arimo aramuhiga. Haleluya. N'igihe uzamenya inshuti yawe, n'igihe uzayimenya ugeze mu bibazo. Bwira umuntu muri kuba ngo uri mu bisubiza abantu bose bakubwira ko bagukunda. Barizo umuntu muri kuba ngo harakwiriyeho, hari abantu bakwiriyeho baguca amazi baragusuzugura. Mumbarize ngo waba bafite, waba ukibitse nimero yabo se? Uracyayibitse? Komeza uyibike, Imana nigutabara uzabahamagara muhure ubabwire imirimo y'Imana yakoze ku buzima bwawe. Mubwire ngo komeza ubike nimero yabo, ntuzayitsibe, ntuzayiboroke. Imana nigutabara uzabahamagara ubabwire uti muze dusagire inkoko, hari ibyo Imana yakoze mvugana nayo. Hari ibyo Imana. Ndashaka kubasengera Imana ibahereze icyo bita connection. Connection. Amasengesho yose wasenga udafite connection aba ari nk'ubusa. Dufite abakobwa beza hano babuze abagabo kubera abantu babavuga nabi. Ufite amashuri na diplome urayiryamanye ariko kubera abantu bakuvuga nabi gusa wabuze naho wadepoza ngo ubone akazi, kandi nabo urusha amashuri n'ubwenge ntabwo byikunda ntibivamo. Herezo muri kiganza uvuge ngo uyu munsi Imana iguhereze connection. Hari abayikeneye rata? Imana yiduhe mu izina ryande. Dukeneye connection. Haleluya. Iyo umuntu afite connection imiryango irafunguka. Connection. Haleluya. Babuza bakuvuga neza. La matalabo shikatelebo. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Rabobo telasti. Yesu Kristo. Yesu mwana wi. Haleluya. Izina ryejo cyejo yanyogesheje amaraso. Haleluya. Yesu ahimbazwe. Nta muntu wazanye ingwara uza kuyisohokana hano. Iyo ngwara yawe Imana igomba kuyishiraho iherezo.
la mama siketerebo wamutiriwe nta mpamvu yo guhorurira jya kubine mama wowe ndi kureba hari umwana ndi kureba urimo kukuriza wowe mama wowe wambaye agapira k'umutuku ngwino nkubwire ole momo sikete mu izina rya Yesu Kristo. waturutse he mama aturutse Kicukiro. yo ako gatambara gafate neza nk'umunyakigali mama Yesu akubohore kunyura mu bukugoye ndashaka gusengera Imana ikagutabara mama ari he ngaho tera haleluya Aleluya! Aleluya! ko mbona wowe n'umugabo wawe mumerenye nabi mama bimeze bite umutware wawe ari marakuze niko mbona byakaze mu rugo rwawe Niko bimeze. urashaka Imana igere mu rugo rwawe Yego ndabishaka. Yesu aho umugabo wawe agakiza Yego. agiye kukamuha kuwa kane muzazana Amena. urabishaka ntabyo ukeneye Ndabishaka. mbega umubyeyi warushye hari umwana w'umukobwa Arahari. ndimo kureba baroze Yego. kandi bamuroga Yego. ufite umwana urwaye Yego. w'umukobwa Yego. ndabona umwana baroze Yego. bafata umutsatsi we bafata uruvu uraruzi Ndaruzi. uruvu Yego. bafata uruvu bashira basamura mu kanwa k'uruvu bashiramo wa mutsatsi w'umwana wawe bamaze kubikora umwana wawe bameze nk'abamufite kuri telekomande urabona uko ukina indirimbo ukajya aho ushaka umwana wawe niko bamukina uko uruvu iyo rugeze ahantu rwose rurihindura Imana irambwiye ngo niko bafashe umwana wawe bahora bamuhindura ndabona bamwoherereza indwara ijya kumera nk'igicure Yego. bigenda guta umwana wawe Niko bimeze uko bivuze. Yituye hasi ubundi mujyana kwa muganga bari ku miti. afite imyaka ingahe No muri 2021. 2020 Afite imyaka 20. Oya. mwe mureka No kubera ikibazo cy'umutwe rwa mutwe. nawe ufite ikibazo cy'umutwe Yego. mbega tumusengera Imana